Shalom, ikaze kuri senga ubohoke. Wowe wakoze subscribe turabigushimiye cyane, nawe utarayikora uyikore. Ariko mwebwe bakora subscribe kuri senga ubohoke, mwibuke no kujya kwisengesho ribohora official, muzamura isengesho ribohora, kuko mu minsi iri imbere niryo dushobora kuzakomeza cyane, bitewe nuko iyi senga ubohoke iri mu tuntu tutubazo. YouTube hari utubazo yayirese. Ubwo rero twabagira inama yo kugira ngo abadukunda bakunda inyigisho twigisha mwimukire cyane ku isengesho ribohora official, kandi mukande subscribe muyizamure nayo igere ku rundi rwego rwiza rushimishije. Murakoze. Tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ishaka gukora ikintu kuva kera kose ni ijambo igikoresha. Imana ikoresha ijambo. Yakoresheje ijambo irema isi, yakoresheje ijambo irema ibigaragara, yakoresheje ijambo irema ibiboneka byose. N'aka kanya rero iracaca mu ijambo. Ishaka kugira ngo ifate umuntu imuvane ku cyiciro kimwe mujyane mu kindi, yohereza ijambo ku buzima bwe rikinjira mu bugingo bwe, rikamutera imbaraga, rikamufungura, rikamutera kumenya no gusobanukirwa, rikamuteza ishyaka n'umurindi byo kwinjira mu isezerano cyangwa kwinjira aho Imana ishaka ko ikuganisha. Iryo kunda ijambo ry'Imana cyane, ijambo ry'imbaraga, ijambo rifungura, ijambo rihumura umuntu. Imana iguha umugisha. Rero tuje kuganira ku ijambo rivuga ngo gutinya kurwanira destination yawe mu ntambara z'umwuka, ukazitinya. Nta Kanani wabona, nta masezerano wabona. Abatinya kurwana intambara zose z'umwuka ntibashobora kwinjira mu masezerano y'Imana. Abatinya kurwana n'abarozi, kurwana n'imbaraga z'umwijima, ntibashobora kwinjira mu masezerano, cyane cyane amasezerano yose Imana yaguhaye. Ibyo Imana yavuganye nawe byose, menya ngo birahari. Ariko nubwo bihari, hari abadashaka ko ubibona, hari abadashaka kubigeraho. Niyo mpamvu utagomba gucika intege. Ntugomba gucika intege zo petesekiriya, nucika intege zo kurwanira ejo hawe, nucika intege zo kubohoza ejo hawe, zo kubohoza umugisha wawe, zo kubohoza icyo Imana kuvuzeho. Ntabwo ubohoza gutyo gusa, ubohoza urwana. Bohoza urwana, ni ukubohoza urwana. Bohoza urwanira destination yawe, bohoza urwanira ejo hawe, bohoza urwanira umugisha wawe, bohoza urwanira igikundiro cyawe, bohoza urwanira urushako rwawe, bohoza urwanira urubyaro rwawe, bohoza urwanira urubyaro rwawe, bohoza urwanira akazi kawe, bohoza urwanira kwiga kwawe, bohoza urwanira ejo hawe, bohoza urwanira urwo rugendo, bohoza urwanira ibyo nyine nawe, kuko ni wowe bifitiye inyungu. Ni wowe uzi icyo ushaka, nta wundi muntu uzakumenyera icyo ushaka. Icyo ushaka ni wowe ugomba kukimenyera, kandi kukimenyera ugahaguruka ukakirwanirira. Igihe rero hari uwo ushatse kugira ngo agufashe kurwanirira icyo ushaka, ubwo ujye umenya ko nawe hari icyo umugomba. Hari icyo umugomba, niko kuri. Data, tuje mu ijambo ryawe. Umwuka wera namanuke, imbaraga zawe nizimanuke. Umwuka wera amanuka, imbaraga z'Imana amanuka. Uganire n'abantu baje kuri senga ubohoke, izina rya Yesu Kristo. Nihagire n'umwe uva hano kuri senga ubohoke iri jambo ritamufashije, iri jambo ritamukomeje, iri jambo ritamuvanye ku rwego, iri jambo ritamujyanye ku rundi. Urakoze mu izina ry'Isumba amazina yose. Amen. Haguruka kurwanira ejo hawe, haguruka kurwanira amasezerano yawe, haguruka kurwanira amasezerano yawe, haguruka kurwanira abo bana bawe kugira ngo babohoke. Niba ibidayimoni bibarimo, izo mbaraga zifunze abana bawe, ubadayimoni bafunze urubyaro rwawe, izo mbaraga zikuzimu za kirozi zaboshye wowe ziboha n'urubyaro rwawe, ntabwo zipfa kurekura. Zisaba kugira ngo ujye mu miti uhangane nazo.
bisaba kugira ngo ujye mu mitsurwa uhatane nazo. Imyuka y'ibidafite inyama n'amaraso bisaba kugira ngo ujye mu mitsi nabyo uhangane nabyo. Abo bantu basohoka hanze y'imibiri yabo bakaza kwataka wowe, bisaba kugira ngo uhangane nabo ku bubi na bwiza, urwane nabo. Kandi nongere mbisubiremo, igihe ushatse ko hari umuntu uza akarwanana nawe kagufasha kurwana urwo rugamba, menya nyine ngo hari icyo umugomba. Bana b'abantu bumva yuko ibintu hafi ya byose ari iby'ubusa. Ninde wakubwiye ko mu isi hari icy'ubusa kibaho? Nta cy'ubusa kibaho. N'agakiza ntabwo kaboneka ku busa. Bigusaba kwihana ibyaha, bikagusaba kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Iyo utihannye ngo areke ibyaha bye yakire Yesu, nta gakiza yabona. Hano ubwira ko agakiza rero ugapfa kuza gutyo. Agakiza kinjira mu muntu kubwo yabanje kurekura ibyaha, akizera umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Nibwo agakiza kinjira. Nta kibuntu uzabona hano mu isi ya rurema. Buri kimwe cyose uzasanga kigusaba ikiguzi. Buri kimwe cyose uzasanga kigusaba igiciro. Nutinya rero kwiriza ubusa, ugatinya gusenga, ugatinya kurwana n'abadayimoni, ugatinya kurwana n'abarusi, ntuzibwire ngo wowe hari ahantu uzagera, ntibizagukundira. Ahubwo usaba imbaraga, ambara imbaraga. Hari isengesho riri ku isengesho ribohora official risaba imbaraga zo kugira ngo winjire mu ntambara z'umwuka. Mugende muryumve, mukande na subscribe ku isengesho ribohora official, hanyuma muhabwe imbaraga. Yesu yarabizi yuko abigishwa bagomba gukora umurimo ukomeye. Arababwira ngo mubanze muretse kugenda, mugende Yerusalemu mutegereze ibyasezeranijwe, kuko muzahabwa imbaraga nshya. Umwuka wera namanuka. Ukeneye kwambara imbaraga, ukarwanira urwo rubyaro rwawe baboshye, baziritse. Igihe ushaka ko hari abantu barukurubohorera bakagukubitira abaruziritse, menya ngo hari icyo bagomba. Izo ntambara ntabwo bapfa kuzizajya umuntu azinjiramo gutyo. Igihe ushaka ko hari umuntu winjira mu buzima bwawe akagufasha kurwanira ubuzima bwawe bwite, ubutunzi bwawe bwite, imigisha yawe bwite, igomba kugutunga wowe bwite n'abagukomokaho. Igihe wumva ko hari umuntu ugomba kuza mu buzima bwawe kugufasha intambara z'umwuka, ugomba kumenya ngo uramugomba ikintu gikomeye, kuko intambara z'umwuka ntabwo ari intambara zoroshye. Ntabwo ari intambara zoroshye. Ni intambara bisaba kwiriza ubusa. Ni intambara zisabwa kureka ibiryo, ukiriza ubusa, ugasenga, ugafata umwanya wawe ukigomwa ibintu byose, ukaba imbere y'Imana usenga, ugafata umwanya wawe ukigomwa buri kimwe cyose, ugasoma ijambo ry'Imana, ibitekerezo byawe ukabigaburira ijambo ry'Imana, ugafata umwanya wawe amasaha runaka ukaba imbere y'Imana ugasenga. Urumva rero ni ibintu, nta kintu hano mu isi uzabona cy'ubusa ubonye ngo ugihawe ku busa gusa. Buri kimwe cyose hano mu isi bisaba ikiguzi cyacyo. None rero iyo migisha yawe kugira ngo uyigereho, nawe bigusaba ikiguzi runaka cyo gusenga, cyo kwiriza ubusa, cyo kujya mu ntambara ukarwana n'iyo mizimu y'abakurambere b'iwanyu yafunze umugisha wawe. Isunika karande, isunika ibibazo bidacika. Ugasanga ikibazo ufite nicyo kimwe na mukuru wawe, nicyo kimwe na so wanyu, na nyoko wawe, na papa wawe. Ugasanga yani ni ibibazo bimwe. Ibyo bibazo bimwe rero, icyo ni ikimenyetso gikwereka ko hari umuzimu runaka w'umuryango uteza icyo kibazo kimwe, kandi wababohesheje icyo kibazo kimwe, ari cyo twita ikiziriko mu mwuka. Bigusaba rero kujya mu ntambara z'umwuka, bigusaba kujya mu mwuka, ukamenya uko bajya mu mwuka. Hano ndabyigisha cyane, narabyigishije, twarabihishuye ni gute umuntu ajya mu mwuka. Rero sasa ukajya mu mwuka ukarwanira ejo hawe. Igihe wifuza rero ko hari umuntu ugufasha, menya ngo nawe hari icyo umugomba. Niko bigomba kugenda. Imana y'amahoro ikugirire neza. None sasa tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Navuze ngo Satani n'abakozi be ntibashaka kurekura.
bisaba kujya mu rugamba mukarwana. Iyi ntago baba bashaka, kuko impamvu baba badashaka kurekura umugisha wawe babafashe, baba barimo barawishimiramo. Umugisha wawe bafashe baba barimo barawuviva. Nukure kugira ngo umugisha ubambure, nabo niba bashaka kurekura. Inyenyeri yawe kugira ngo yebambure kandi bari bayikoresha, kuko inyenyeri iribwa igakoreshwa n'undi muntu. Umuntu ashobora kukwiba igikundiro cyawe akagikoresha wagakundwa. None sasa uribwira ngo azemera yangwe se? Azemera yangwe atakaza icyo gikundiro hanyuma wowe ukundwe? Ni urugamba, ni intambara kugira ngo umwambure icyo gikundiro. None se umuntu azemera gukena yaragutwaye inyenyeri y'ubutunzi? Urumva azemera gukena we? Buzamukubita uyu munsi, ejo nawe azihimure. Akeneye ubwo butunzi, ntago ashaka gukena. Ubwo rero mu gice cya Satani nawe afite ibyo abakora n'ibyo aba akora buri kanya kugira ngo iyo nyenyeri butunzi itamuva mu biganza. Ni ngombwa rero kugishira ngo umutsinde. Yesu yaravuze ngo umuntu yarinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko iyo haje umunyamaboko umurusha imbaraga aramufata akamuboha, yamara kumuboha akamunyaga ibyo yari afite byose akabigaba. Satani akazi ke n'abakozi be baraza, iyo bakunesheje barakuboha, bakubohesha umugozi w'intege nke, umugozi w'ibyaha, umugozi w'ubusambanyi n'uburakari n'umujinya n'amahane n'amatiko, umugozi w'ubugugu. Ubugugu bukaguhambira, kumva gutangira Imana ari ikibazo, gutanga kimwe mu icumi ari ikibazo. Hariho nabo Satani yafashe. Umuntu nk'uko ngo hakaza kumva ijambo ryiza rizima rimufasha, rimubohora, ariko ubugugu bukanga kumurekura. Gukanda subscribe bidasaba amafaranga, gukanda subscribe bidasaba ikintu icyo ari cyo cyose. Yumvisha isengesho yafashijwe, aragiye gukanda subscribe ku bw'isengesho gusa, nta kindi asabwa. Gukanda subscribe akagenda atayikoze kubera ubugugu, idayimoni y'ubugugu biri mu bugingo bw'abantu. None sasa ukibwira ngo uwo mugozi rero iyo waboshye umuntu nk'uwo, uwo muntu nk'uwo se ugira ngo umugisha yabona? Ntago bikunda. Bibiliya avuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura, kandi icyo wifuza kugirira abandi icyo ari cyo ugirira abandi. Niba wifuza gukundwa, kunda nawe. Niba wifuza kuzamuka, zamura abandi nawe. Igihe wifuza kuzamura ushaka kuzamuka utazamura undi muntu nawe, ubwo se wahabwa umugisha gute? Wasarura umugisha w'Imana gute utagira umutima wo kuzamura abandi? Wifuza ko ushyigikirwa, ntugira umutima ushyigikira abandi. Wifuza kugirirwa neza n'Imana, ntugira umutima wo kugirira neza abandi. Mu isi y'umwuka wowe rero sasa umuntu nk'uwo Satani aba yaramubohesheje umugozi w'ubugugu, umugozi wo kwikunda, umugozi ukomeye. Umuntu nk'uwo rero biragora kugira ngo asature mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka kugira ngo usature, utobore, ubone umuryango waho uca n'aho unyura, bigusaba kuba ufite umutima wagutse cyane, umutima w'imbabazi, umutima w'ubuntu, umutima w'urukundo, umutima ushyigikira abandi, umutima utagira ubugugu, umutima utanga. Ukagira umutima gutanga guhesha umugisha. Urananirwa gutanga subscribe, ukumva yuko wahabwa umugisha w'Imana mu isi y'umwuka, ntawe wabona kuko nawe udatanga. Uzahabwa gute se wowe udatanga? Gutanga ni ngombwa, nturekuru. Gutanga ituro biragorana, gutanga kimwe mu icumi wawe ni ikibazo, ni urugamba. Bayo kubwituro wumva yuko ari abantu bashaka amafaranga, ukumva ko badakorera Imana. Hari abantu iyo uvuze ituro, uvuga uti turira Imana, agahita yumva yuko wowe uri umuntu watumwe gushaka amafaranga, wowe udakorera Imana. Kandi we yayashaka we yaba yashaka, kuko mu by'ukuri wowe unyumva nawe ubwawe ku giti cyawe ntukenera amafaranga mu by'ukora, ntuyakoresha mu by'ukora. Iyo dukora hano ikiganiro bidusaba amafaranga, kugira ngo utegure iki kiganiro ugitunganye. Nuvuga ngo rero bisaba kugira ngo urenge imbibi n'imipaka z'ubugugu, urenge imbibi n'imipaka
ubu umuntu uzi ngo icyo mbereyeho mu isi ni ukuzamura abandi, mbereyeho kubera abandi bantu umugisha. Imana yifuza ko buri muntu ahinduka umugisha w'abandi. Imana yifuza ko buri muntu ahinduka umugisha ku wundi, ahinduka umumaro ku wundi. Haranira kuba umumaro ku wundi muntu. Aho ugeze hose ujye umenya ngo mpasize imbuto yo kuba mbaye umumaro. Turagushimira rero wamaze gukanda subscribe hano, uri umumaro kuri twe. Imana iguhe umugisha kuko wabaye umumaro kuri twe. Niyo mpamvu natwe tuzana ijambo ry'Imana n'isengesho bya buri munsi. Imana iguhe umugisha wabaye umumaro kuri twe. Nakwifuza rero ko buri wese ubuje hano nibura sigana abibyiye mbuto yo kuba umumaro kuri twe, agakanda iyo subscribe. Tuva aho ngaho. Nutinya rero kurwanira ejo hawe. Hari abantu bambwira bati iyo twasenze nibwo intambara ziba nyinshi. Yego nyine. Nubona wasenze ukabona ibitero birushijeho gukara, menya ngo isengesho wasenze ni isengesho rya nyakuri, ni isengesho rigigeze rihusha igipimo. Iyo urashe ahantu aduwi ari, ukarekura isasu aho aduwi yihishe, nawe aragusubiza, ntabwo arekera. Ahubwo ni wowe rero muri izo ntambara z'umwuka, igihe ubonye ibitero bibaye byinshi, ambara imbaraga, wongera ibihe byo gusenga, wigabanya, wihita urorera, uvuga uti okay sawa, ubwo ibitero byiyongereye. Niba ari isaha imwe wasenze, senga amasaha 2. Niba ari amasaha 2 wasenze ukabona ibitero byongeye, senga 4. Niba ari umunsi umwe wasenze ukabona ibitero byabaye byinshi, senga iminsi 2. Ongera umurego urebe ko izo mbaraga zitaguhunga, kuko impamvu ntizishaka kurekura umugisha wawe, zirawujoininga, zarawufashe, zirawenjoyinga, zirawishimira. Hari abantu bishimiye ibibazo byawe ariko bikaba bicaye mu bisubizo byawe. Kwishimira ibibazo byawe nuko bicaye mu bisubizo byawe. Kugira ngo rero ubashe gukuraho, gufata ibisubizo byawe, hari abantu bagomba kuguhunga mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Imana yari yabwiye Abisirayeli ngo nzohereza igitinyiro kikujya imbere, cirukana buzageramo bose. Abo uzagiramo bose ni abahe? Ni babandi bari mu gihugu cyawe, ni babandi bari mu masezerano yawe, ni babandi bari mu bisubizo byawe, ni babandi babyicayemo. Ngo hanyuma nyuma yo kubirukana, ngo kandi menesha ababisha bawe bose. Mu yandi magambo ababisha bawe bahuguhunge. Ntabwo wapfa kuguhunga rero utabarwanyije. Ntabwo wapfa guhungwa n'abakonikoni n'abarozi utabarwanyije. No, ntibibaho. Farawo ntabwo yemeye kurekura ubwoko bw'Imana, yemeye kuburekura ko ari icyabaye. Reka dusome ijambo ry'Imana twinjira aho ngaho. Kuva igice cya 7. Kuva igice cya 7. Duhere ku murongo wa mbere. Ngo Uwiteka abwira Mose ati dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. Uzajya uvuga icyo ngutegeka cyose. Aroni mwene so abibwire Farawo, kugira ngo areke Abisiraheli bave mu gihugu cye. Hari imbaraga zigomba kukurekura ukava aho zakuboheye. Hari abadayimoni bagomba kukurekura ukava muri ubwo bukene. Hari abarozi bagomba kukurekura ukava muri izo ndwara bakubohesheje. Hari imizimu igomba kukurekura. Hari amajini agomba kukurekura. Hari imyuka y'abadayimoni igomba kukurekura. Aho yakuboheye, izo mbaraga zigomba kukurekura ndetse ukava aho zakuboheye. Niba zarakuboheye mu bukene, zikakubohera mu burwayi bwa kansa na diabete, zikakubohera mu burwayi budasobanutse, zigomba kukurekura ubwo burwayi ukabusohokamo mu izina rya Yesu. Ariko zirakurekura bigenze gute? Ni urugamba. Ntabwo zipfa kukurekura gusa, ni intambara. Imyuka y'ibidafite amaraso n'umubiri kugira ngo bikurekure, ni intambara, ni urugamba ugomba kwinjiramo. Umva noneho sasa,
icyo usabwa muri iyo ntambara yawe rero kugira ngo Farawo akurekure, kugira ngo abadayimoni bakurekure, kugira ngo iyo mizimu ikurekure, kugira ngo uwo murozi akurekure, nuko akanwa kawe kagomba kuba nk'ak'Imana. Kubera iki mbivuze gutyo? Akanwa kawe kagomba kuba nk'ak'Imana. Farawo ntabwo yagombaga kurekura ubwoko bw'Abisirayeli hatagaragaye umuntu Imana yagize nk'Imana imbere ya Farawo. Niko Imana yabwiye Mose ngo dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Ubwo kugira ngo ubohoke nuko ugomba kuba nk'Imana kuri uwo muzimu, kuri iryo jini, kuri iryo shitani, kuri iryo shitani ukaba nk'Imana kuri iryo. Wavuga uti ndaguturira, Imana igaturira iryo jini. Wavuga uti ndagutwika, Imana igatwika uwo murozi. Wavuga uti ndakurimbura, Imana ikarimbura uwo muzimu. Ibintu biraryoshye. Ngo arani mwene so azaba nk'umuhanuzi wawe, uzajya uvuga icyo ngo utegeka cyose. Bigusaba rero kugira ngo mu gihe cyo mu ntambara z'umwuka zo kurwanya amashitani uvuga icyo Imana igutegeka, akanwa kawe gasohokemo amagambo utegekwa. Wibuke ko muri Yeremiya mu gice cya 15 Imana yabwiye Yeremiya ngo nuvana ibigawa mu bishimwa uzaba nk'akanwa kanjye. Bigusaba rero kugira ngo urwane izi ntambara uzineshe, Satani akurekure, imizimu ikurekure, amajini akurekure, nuko uba wavanye ibigawa mu bishimwa. Yego urasenga ariko uri umunyabugugu. Igihe ugifite ubugugu utarahana ubugugu, uri umunyabugugu kandi ukavuga ngo uri umwana w'Imana, ukibagirwa kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo. Wowe ukumva rero ntacyo ugomba gutanga ngo wakunze, uranga abana b'Imana, uranga abakozi b'Imana, uranga abavuga ijambo ry'Imana. Uraza hano ukagenda watwanze, hanyuma ngo gusa urumva urimo urasenga Imana, uragana kuyihe Mana, wanga umuntu wayo, wanga umukozi wayo. Urumva rero hari ibigawa kuri wowe, hari n'ibishimwa kuri wowe. Niba ushaka gutsinda iyo mizimu ngo ikurekure, abo barozi ngo bakurekure, iyo myuka mibi ngo ikurekure, vana ibigawa mu bishimwa, vana ibigawa mu bishimwa. None ukuri ibigawa mu bishimwa urahinduka nk'akanwa k'Imana. Nuhinduka nk'akanwa k'Imana, kakanwa karavugana na Farawo wawe arakurekura. Kakanwa karavugana na Farawo wawe ararekura ubutunzi bwawe, ararekura amahirwe yawe, ararekura igikundiro cyawe, ararekura kwemerwa kwawe, ararekura. Biragusaba kugira ngo akanwa kawe kavanwe mu ibigawa. Ntabwo ari ukupfa gutyo kugira ngo, ntabwo Mose yagombaga kuba nk'Imana gutyo gusa. Yari yabwiwe kubanza gukwetura inkweto, arazikwetura. Izo nkweto z'ubugugu zivanemo kugira ngo ujye guhangana na Farawo wawe. Izo nkweto z'uburyarya zo kubeshya, kuramo ubwo buryarya, kwetura izo nkweto, kuramo ubwo buryarya, kuramo ayo mahane, kuramo ayo matiku, kuramo urwo rwango, kuramo banzu ukweture, kuramo amagambo adafite umumaro mu kanwa kawe, kuramo ubugoryi mu kanwa kawe, kuramo ubujiji mu kanwa kawe, kuramo ubunebwe n'ubute. Mu kanwa kawe havana amagambo yo kwitotomba, mu kanwa kawe havana amagambo y'amaganya, mu kanwa kawe havana amagambo adasobanutse. Vana amaganya mu mutima wawe, vana ubwoba mu mutima wawe, vana ubunebwe mu mutima. Reka Yesu yaravuze ngo ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko ubwanga ku bwange azabubona. Igakwiriza ubusa no gusenga. Witegekwa n'inda, kuko ubwe Yesu yaravuze ngo bene uwo mudayimoni akurwamo no kwiriza ubusa no gusenga. Ukeneye kubwirwa ukuri, kuri kukakubohora. Ukeneye gukira kugira ngo uhinduke rero akanwa k'Imana. Nibyo bikugomba mbuze.
aha noneho Imana hano iravuga dukomeje tugasoma ngo uzajya uvuga icyo ngo utegeka cyose Aroni mwene se abwire Farawo kugira ngo areke Abisiraheli bose bave mu gihugu, kugira ngo Satani arekure ibyawe byose bive mu biganza bye, kugira ngo abarozi barekure ibyawe byose bafashe bive mu biganza byabo. Urasabwa kuzajya uvuga icyo Imana yategetse kugomba kuvuga, ni ukuvuga icyo Umwuka Wera yategetse. Niyo mpamvu abarozi bazarekura. Nuvuga icyo Umwuka Wera yategetse kuvuga, abarozi bararekura ibyo bafashe byose bive mu maboko yabo. Abakozi ba Satani bararekura ibyo bafashe byose mu maboko yabo bikugarukire. Ngo nanjye nzanangira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu, ariko Farawo ntazabumvira, maze nzababarishe Egiputa ukuboko kwanjye, nkure ingabo zanjye ubwoko bwanjye Abisiraheli muri icyo gihugu, mbakuzeho ibihano bikomeye. Abanyegiputa bazamenye ko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisiraheli muri cyo. Wumvise iby'aya majambo? Ijambo riravuze ngo nzananjira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza. Imitima y'abarozi ijya yinangira, ikanangirwa ikaborokwa, ntabwo igipfa kurekura. Umutima w'umurozi uribwa ko upfa kurekura? Warekura gute se kandi uzi ko wagufungiye umugisha, kandi muri uko gufungirwa k'umugisha wawe akaba ariko kazi uwo murozi ahemberwa n'abadayimoni, ahemberwa na Satani? Ntabwo yapfa kurekura. Rero kunangirwa k'umutima we ni ukugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo kuri uwo murozi. Icya kabiri, bigusaba rero kugira ngo nawe uje yani uwo murozi akubitwe ibihano n'Imana, akubitwe. Ntabwo apfa kurekura. Bisaba kugira ngo ibitangaza by'Imana byerekanwe kuri we. Bisaba kugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe kuri uwo murozi, ahure n'ibihano bikomeye. Ijambo rivuga ngo ariko Farawo ntazabumvira. Ntabwo murozi yapfa kumvira gutyo gusa kubw'iminota umwe wasenze, kubw'iminota 10 usenze ngo umurozi arakurekura, kubw'iminota 3 usenze ngo umurozi arakurekura, kubw'umunsi umwe usenze ngo umurozi arakurekuye, kubw'iminsi 2 ngo umurozi arakurekuye. Umwana w'umuntu, spirit ya mtu, roho ya mtu ni roho. Wakati ambapo Ibilisi anapokuwa ameinasa, igihe Satani yafashe ubumwuka w'ubugingo bw'umuntu akabukoresha akabwinjiramo, ntabwo bupfa kurekura. Mu mwuka haba urugamba, mu mwuka haba intambara. Ni ukujya mu mitsi, agakubitwa igihano kugeza igihe arekura ubuzima bwawe bukabohoka. Reka dukomeze rero. Ariko Farawo ntazabumvira, maze nzababarisha Egiputa ukuboko kwanjye, nkure muri icyo gihugu, mbakuzeho ibihano bikomeye. Ibihano bikomeye nibyo bishobora gutuma abarozi bakurekura. Ibihano bikomeye nibyo bishobora gutuma imbaraga zigufite z'abakurambere, imbaraga z'imizimu, imbaraga z'amajini, imbaraga izo ngizo za roho za wazee ambao waliokufa, imbaraga zao wazee waliokufa, kugira ngo zikurekure. Satani abazi yazihaye kondisiyo, akazivuga ngo mugende mwicare kukuzukuru kanyu, mugende mufate ubuzima bwe n'imibereho ye mu butezi ibibazo, kugeza igihe azihakanira y'Imana ye, kugeza igihe azayanga, kugeza igihe azayizinukwa, hanyuma akaba uwacu. Uko niko Satani aba yahaye kondisiyo iyo mizimu, iyo myuka y'abakurambere bo mu miryango. Kavuga ati mugende mumuteze kansa, diabete, mugende mumuteze ibibazo mu buhumekero ajya semeka, mugende mufungure urubyaro, muhindura ingumba. Akabwira abadayimoni ati ni mugende mumuteze krize n'amadeni menshi,
azaterezwe cyamunara. Mugende mumuteze kwangwa n'abantu n'imiryango, mukazi bamwange ntakagaragare, n'ibyo akora mu kazi ntibikagaragare. Imbaraga zikaza ugasanga urimo uraca muri ibyo bibazo, uri ntuze ntumenye aho bituruka, kumbe hari imbaraga zaguhagurukiye kukurwanya. Bigusa kugira ngo nawe winjire mu ntambara. Satani akazibwira ngo mugende izo mbaraga, mugende mumuteze amaguru abyimbagatane, mugende mumuteze kuribwa umutwe udakira. Ugasanga ufite umutwe udakira w'abadayimoni, w'abazimu, bazimu baguteza uwo mutwe udakira, ukanywa ibinini ariko ukanga gukira. Abandi badayimoni bakavuga mugende mumuteze imihango idakama, mugende mutume azajya ntakabone umuntu umurambagiza umugira umugore, ntakabone umugore nawe n'umusore. Mugende mumwinjiremo, mumutere inyota y'ubusinzi, mu businzi bwe mujye mutwara amafaranga ye yose. Abadayimoni bakazamuka gutyo, ariko turabacecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Turatura ngo baguhinge abo bose mu izina rya Yesu Kristo. Abo bategetswe kuza ku buzima bwawe, abo bategetswe kuza ku mibereho yawe, acira imbaraga zo kubarwanya mu izina rya Yesu Kristo. Acira imbaraga zo kubarwanya mu izina rya Yesu Kristo. Acira imbaraga zo kubarwanya mu izina rya Yesu Kristo. Acira imbaraga zo kubarwanya mu izina rya Yesu Kristo. Acira imbaraga zo kubarwanya mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kwambika imbaraga zo kubarwanya. Uratinya yewe mwana w'umuntu we, uhindishwa umushyitsi n'umurozi. Yewe mwana w'umuntu we, ucibwa intege n'umurozi. Harya ubwo urumva wabona umugisha w'Imana gute? Umuntu mugenzi wawe guca intege, umurozi akaguca intege, arizerera mu myuka mibi, wowe ukizerera mu Mana ihoraho, bikarangira ari ucitse intege, bikarangira ari uzamuye amaboko, biragahambirwa kuzimu. Mubagomba kuzamura amaboko nturimo mu izina rya Yesu. Mubagomba gupfukamira imyuka y'abadayimoni n'abarozi. Ndakuvana muri uwo mubare mu izina rya Yesu, nkwinjije mu mubare w'abanesha imyuka y'abarozi, nkwinjije mu mubare w'abanesha imbaraga za Satani, nkwinjije mu mubare w'abatsinzi ndetse no kurushaho mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo rivuga yuko ngo muri byose turishishwaho kunesherezwa n'uwadukunze, ngo turabatsinzi ndetse no kurushaho. Mubaneshwa ntitubamo, mubatsindwa ntitubamo, mubacogora ntitubamo, mubacika intege ntitubamo, mubarambirwa ntitubamo. Ijambo riravuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazagurukisha amababa yabo mu kirere, bazagenda ubutaruha, bazirukanka ubudacogora. Zopete sekiria holia. Niki jambo rivuga ugomba kongererwa imbaraga. Muririmbye akaririmba ngo murimo tujumima baraga, iryo ni isezerano wampaye. Twebwe abasenga by'ukuri mu mwuka, buri munsi duhabwa imbaraga zo kunesha. Buri munsi duhabwa imbaraga zo kudacogora. Buri munsi duhabwa imbaraga zo kudacika intege. Buri munsi duhabwa imbaraga zo kutemera gutsindwa. Muririmbye umwanditsi yaranditse ngo wa mwanzi wewe kunyishima hejuru, naho nagwa nzongera mbyuke. Ni igitangaza kuba, cyangwa se ni ikibazo kuba wagwa umwanzi yagukubita hasi ukaguma hasi aho yagukubitiye. Byuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyutse umutima wawe wari wamaze gucika intege mu izina rya Yesu. Ndabyutse intekerezo zawe zari zamaze guhaba mu izina rya Yesu Kristo. Zibyukirizwe gusenga, zibyukirizwe